Mu buzima ukora amanywa n'ijoro udasinzira, ibitotsi ukabigira umwanzi wawe, uri gutekereza ikizubaka ahazaza hawe gusa, kandi umenye neza ko hari n'abandi badasinzira, kandi bo atari uko bari gutekereza ibizubaka ahazaza habo, ahubwo bo usanga ikibabuza gusinzira ari uko baba bari gutekereza intwaro bazakoresha bangiza ahazaza hawe burundu. Ntawizeye Imana ngo imubere ikigwari. Agatabo k'ibanga. Ntugende udakoze like kandi bukagufurenga Sabbath Isaac. Iyi Imana ikwambitse umwambaro, ikwambika umwambaro udapfuka cyangwa ngo ucuyuke, kandi uwo mwambaro uhora wera nubwo bakunyuza mu byondo bitemye, ntibiteze guhindura ubwiza bwawo. Kandi umenye neza ko Imana nijya gusubiza amasengesho yawe, izamanza yemeze babandi bagupingaga, ku buryo aribo bazatema igiti kizabazwamo iforomo izanyuramo umugisha wawe. Agatabo k'ibanga. Ntugende udakoze like kandi bukagufurenga Sabbath Isaac. Uzibuka guha agaciro ikintu ari uko utakiri kukibona hafi y'imboni z'amaso yawe. Urimo urihutira guhindura imiterere yawe aho kugira uhindura imico yawe. Wenda ibyo bishobora kuzaguhesha umukunzi, ariko azakunda izo make-up witera n'ibyo birungo, ntago azakunda wowe ubwawe. Agatabo k'ibanga. Ntugende udakoze like kandi wibuke gufurenga Sabbath Isaac. Iyi Imana igufiteho umugambi, n'umuriro ugurumana ntiwatwika urupapuro rwanditseho amasezerano yawe. Kandi wibuke ko ubaho batifuza kubaho, gusa iyo Data wa twese aguhinduriye amateka, ba bandi batifuzaga kubaho nibo baba abambere batega imigongo yabo ngo uyicareho, kuko hari icyo ufite bakeneye kandi badafite. Agatabo k'ibanga. Ntugende udakoze like kandi wibuke gufollowinga Sabbath Isaac. Yemwe bana b'abantu, ni Yezu Kristo w'i Nazareti ubabonekeye. Dore mwahugiye mu by'isi mwibagiza yuko muri mu minsi y'imperuka. Ntawe uzajya kwa Data namujyanye, kuko ari njye nzira y'ukuri ndetse n'ubugingo. Ndabakunda cyane, muve mu byaha kugira ngo mubashe kubona ubwami bw'ijuru. Mwibuke gukora like kuri iyi video kandi munafollowinge Sabbath Isaac. Ndabakunda mwe. Ntukabone useka ngo ugire ngo bose niko babyishimiye, kuko hari abababajwe n'uko wavutse, ndetse hari abababajwe n'uko umeze uyu munsi. Data wa twese najya kureba ubwiza bwawe, ntago azareba isura yawe cyangwa ngo arebe make-up witeye ngo uragaragara neza, kandi ntago azareba ngo wambaye ikanzu nziza cyangwa ngo wambaye ipantaro nziza. Data ntago azareba imodoka nziza ugendamo cyangwa se ngo arebe inzu nziza utahamo. Data azareba ubumuntu ugira, kandi ubumuntu ni urukundo, kwizera, kumvira, kubaha, gufasha abababaye, ndetse no gukunda Imana no kubaha amategeko yayo. Niba uzi ko udafite kimwe muri ibyo, iba uretse kwiyita umuntu. Agatabo k'ibanga. Ntugende udakoze like kandi wibuke gufollowinga Sabbath Isaac. Ngiye kugusaba ikintu kimwe kandi unkundire ukinkorere. Ndagusaba ko wajya kuri YouTube ukandikamo ijambo Agatabo k'ibanga TV, ubundi ugakora subscribe. Video zimwe na zimwe niho muzaza muzisanga. Ndabakunda. Iyi Imana igufiteho umugambi, n'umuriro ugurumana ntiwatwika urupapuro rwanditseho amasezerano yawe. Kandi wibuke ko ubaho batifuza kubaho, gusa iyo Data wa twese aguhinduriye amateka, ba bandi batifuzaga kubaho nibo baba abambere batega imigongo yabo ngo uyicareho, kuko hari icyo ufite bakeneye kandi badafite. Agatabo k'ibanga. Ntugende udakoze like kandi wibuke gufollowinga Sabbath Isaac. Ndagusaba ko wajya kuri YouTube ukandikamo Agatabo k'ibanga TV, ugakora subscribe. Iyo channel nizazicaho amavideo maremare yose.